Ikaze nanone ku muyoboro wacu wa Optic VFX twigiraho ibintu byinshi bitandukanye. Uno munsi ngiye kukwereka aka ka effect ka AI kari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, banza ukareba. Ino video y'iminota mike cyane irasoza ubashije kumenya uburyo wabasha kwikorera aka effect ukoresheje amafoto yawe nawe kuri AI, ukabasha kubishyira ku mbuga nkoranyambaga cyane, nawe ukabasha kuba viral cyangwa se ukaba trend ku mbuga nkoranyambaga. Rero nkurikira nkwereke uko wabasha kubikora step by step kuri telefone yawe. Hanyuma ngiye mugiye kubana nyita Optic, let's go. Hanyuma fata telefone yawe, hanyuma uze hano ngaha kuri Play Store. Hanyuma nugera kuri Play Store tegerezaho gato uhita ujya kuri search, hanyuma usearchinge app bita Pixverse. Ino app ni idufasha gukora zira effect genda mbereka muri no minsi za AI. Hanyuma dore ngiyi ya kabiri urahita downloadinga, ngiye kuba wiranyifite ubwo ndakora update. Hanyuma numva wamaze kuyidownloadinga kadusubira inyuma dutangirane buri muntu wese hamwe, dutangire hamwe twese. Hanyuma urafungura Pixverse yawe, utegerezeho gatoya. Hanyuma nugera hano ngaha irafunguka bimeze gutya, uhita utambitsa turatuntu gumye utambike ujye kuri kariya ka Epic Morph. Numara kugakandaho utegereze gatoya bibanze by'iloading, hanyuma uzamure gake gake, uzamure. Hanyuma nugera hano ngaho ngo anything robot, aho ngaho hari robot, tukanda kuri use template, kandi kuri use template dukoreshe ira effect. Hanyuma numara kwikuraho kuri use template bareta kuzana mu mafoto yawe utareme iyo ushaka. Hanyuma numara kuyemezamo tukanda create. Urabona ko biri kwiloadinga, urategereza gatoya numara gukanda create. Hanyuma dore bari kugeneratinga, baraduha notification nisoza. Twibutse baba baguhaye credit 60. ubwo gukora aka video kamwe ni credit 20. Hanyuma urahita ukanda kuri view nubonera notification, hanyuma tuze turebe koko nimba byakunze ya effects yako. Urabona ko effect yakunze, nimba yakunze urahita ukanda kuri ako kantu gacuramye ka downloading, uhita ubibika muri telefone yawe. Tukanda aho hambere hawe with watermark, hanyuma ibe yibitse muri telefone yawe. Rero niba ino video igufashije, manuka muri comment ubitubwire, hanyuma utwandikira ikindi kintu ushaka kwihugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga rya telefoni, ibijyanye no gukoresha AI n'ibindi bitandukanye byose byerekeza ku ikoranabuhanga. Rero wibuke gukanda subscribe kuri no channel yacu ya Optic VFX, twigiraho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ubashe gusharinga ino video ku nshuti zawe ukunda nawe zo zibashe kumenya ibyo twigira hano nga kuri no channel. Kambasigiremo ya video twakoze, hanyuma ngiye duhure muri video ikurikira. Yari Optic.